Umugoroba mwiza kuri mwese abari mu bice bitandukanye muteze amatwi ikiganiro Mundayisi Sport. Iyi ni TV yanyu, YouTube channel yanyu yitwa Mundayisi TV. Ni TV mwishyiriyeho. Imaze iminsi igera kuri 11 itangiye. Tumaze iminsi 11 twa uploading ibiganiro bigera kuri 11. Uyu munsi ni ikiganiro cya 12 tugiye ku uploadinga. Ndagira ngo mbanze mbahe ikaze abari mu bice bitandukanye mwese by'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, nongeye kubaha ikaze. Ndaha ikaze abari ku mugabane wa Afrika, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hatandukanye. Mwese tubahaye ikaze. Uyu mugoroba ku itariki ya 24 tugiye kuganira byinshi cyane bitandukanye mu isi ya siporo, ariko ya makuru utasanga handi, ya makuru utakumva handi, ya makuru buri wese aba yifuza kumva kandi akamenya. Ese ni biki biba bivugwa mu karere ka East Africa ndetse n'ahandi hatandukanye? Hari n'abavandimwe banyandikiye baba diaspora barambwira batariko nubwo uri ku mugabane wa Afrika ujye udufasha rimwe na rimwe ushyiremo amakuru yo ku mugabane w'Uburayi. Ndimo ndabitekereza, ubwo muri comment muze kubyandikamo niba koko mwifuza ko nazajya mbabwira ama transfer yanditswe n'ibitangazamakuru, kubera ko ku mugabane w'Uburayi nta munda y'isi yaho nshobora kubabwira, nabangiye kubabeshya, kubera ko nta telefone nshobora guhamagarayo, nshobora gukoresha ngo mpamagare muri Manchester United, nabambeshye. Nta telefone nshobora gukoresha ngo mpamagare muri Arsenal, nabambeshye. Cyokora ayanditswe n'ibitangazamakuru birashoboka ko nazajya nza nkayababwira, ubwo amahitamo nayanyu muraza kubinyandikira. Nabonye ku munsi w'ejo mwaranditse ko inkuru zo muri East Africa umuntu yazajya zigarukaho, by'umwihariko shampiyona mu gihugu cya Tanzania. So rero niyo mpamvu nge mbabwiye ko uyu mugoroba tugiye kuganira ahanini ku byibanda muri East Africa, harimo u Rwanda cyane. Turi buze kwitsaho amakuru avuga mu maklebe yanyu atandukanye. Niyo mpamvu rero nongera kubasaba, mbinginga, mbasaba ngo umwaka wa 2025 tuwinjiranemo imibare twihaye kuri YouTube channel. Ubwo ndavuga abantu bakora subscribe. Kugera kuri uyu munota dufite abantu bagera ku 28,000 n'abantu 300 bamaze gukora subscribe. Ndabisubiramo, abantu bamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu ni abantu basaga 28,000 n'abantu 300. Ndabashimira cyane byimazeyo. Nababwiye ko byibura umwaka ugomba kurangira dufite 50,000 mu minsi igera kuri 7. Birashoboka cyane ko twanabirenza. Gushaka ni ukwanjye, ariko gushobora ni ukwanyu ndetse no gukora ni ukwanyu. Niyo mpamvu ngenda umukozi wanyu, mwe muri aba boss. Buri wese ureba iyi video aho waba uri hose, nawe wikwinangira umutima, bikore, kubera ko nubikora nituzajya twa uploading ikiganiro uzajya uhita ubona notification ihita ikubwira ngo Mundayisi TV ba uploadinze ikiganiro. Ibiganiro byacu nababwiye ko bizajya byibanda ku makuru yo Mundayisi, ku makuru atandukanye y'ibibera mu makipe udashobora kumenya muri shampiyona n'izikomeza rwose. Tuzabigaruka nubwo transfer zaba zarangiye, tuzajya tubabwira mu operation arizo twisezanya mu gihe n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu iyo tubya-uploadinze bizajya bihita bikorera kubibona. Nawe rero utarakanda kuri subscribe rwose twongeye kubigusaba ngo umwaka 2024 tuwusoze dufite 50,000. Ariko noneho reka nshyireho iyi ntego gatoya cyane, mubinyemerere kandi mubikore. Dufite 28,000 n'abantu 300. Ku munsi w'ejo munyemerere byibura tuzabe twujuje 33,000. Bivuze ngo tugiye gushaka 3,000 cyangwa se 4 birenga. Tugerageze mu munsi umwe amasaha 24 birashoboka cyane. Ibi ni mubimfasha kandi mukabikora, bizantera motivation kurushaho gushaka amakuru, kubera ko ntago nkiryama pe, babwiza ukuri, sinkiryama, ntabwo nsinzira. Njya mu ishuri navayo, namara kwiga ngahita afata telefone ngatangira guhamagara mu maklebe yanyatandukanye, mu bakinnyi, mu batoza, mu bayobozi n'andi atandukanye, kugira ngo shaka amakuru nza kubaha utasanga handi. Ntabwo nzagaruka ku nkuru kabiri ngo nyigarukeho, nzagaruka ku nkuru mfite part 2, cyangwa nzagaruke ku nkuru nakoze follow up nababwiye ngo nababwiye ibikurikiye nibi. Niyo mpamvu niba nariyemeje kuzajya mbaha ibintu bishya buri munsi, namwe nkeneye ko imibare yanyu ikomeza kuzamuka ku buryo byibura mu kwezi kumwe tugomba kuzuzuza
ibihumbi 100. Ndabashimiye rwose aho mumaze kugeza mukora cyangwa se aho mugejeje mukora, ariko nongera kubasaba ngo dukomeze kurushaho gukora tuzamura imibare y'aba subscribe. Birumvikana kindi munyemerere aho muri nimwe bavugizi b'iyi TV, nimwe banyiri iyi TV, mujye mukora ubuvugizi aho muri. Ubuvugizi ushaka kubukora mu buryo bubiri bukurikira. Uburyo bwa mbere ni ugufata video twamaze kwa uploadinga ugakora share cyangwa se ukayohereza mu magroupe y'abasportif atandukanye ku nshuti zawe z'abasportif, ukababwira ngo mukore subscribe iyo TV iriho amakuru adasanzwe kandi amakuru mashya. APR ifite abafana benshi barenga za miliyoni. Baramutse bakoze share biroroshye cyane ko byahita bizamuka. Abafana ba Rayon Sport muri benshi, miliyoni nyinshi ziri ku isi. Mukoze share mugakora na subscribe twazamuka. Kiyovu nayo Mukura, za Etincelle n'andi maklebe za polisi, za AS Kigali, buri wese mpamya neza ko muzamuye imibare bishoboka cyane. Muri Tanzania n'ahandi hatandukanye mubishatse n'umunsi umwe rwose ibihumbi 100 twabyuzuza. Niyo mpamvu nongeye kubibasaba nk'umuhungu wanyu cyangwa se nk'umwe mu bantu babategura buri kimwe cyose mwahaye akazi Mucyo Anta. Nanjye niyemeje kutabatenguha, duhuza imbaraga kandi tubikora. Ubwo n'uburyo bwa mbere ushobora kuba wakora ubuvugizi kandi tukagera kure hashoboka. Uburyo bwa kabiri, mugerageze murebe ku ma YouTube channel hari abamamyi cyangwa se hari abantu bagiye batwiyitirira ku buryo ahita afata amazina agafata ibintu byose akabyiyitirira. Hari abafata amajwi, hari abafata amavideo bakayakata. Cyokora harimo abo twatangiye gukubita ama copyright, hari abo twatangiye rwose kwandikira ama email kugira ngo ama YouTube channel yabo bayafunge, kubera ko content iravuna, content iragora, kubishaka biratugora, biratuvuna, ntabwo turyama. Niyo mpamvu rero bibaye byiza wazajya uca inbox ukambwira ngo bro, ndamutse na uploadinza aka kantu kawe hari icyo bitwaye tukabiganiraho. Ariko gufata ikintu ugahita ufata video yanjye ukayikata ukayuploadinga utabimbwiye, ndakuripotinga n'inguripotinga birakugiraho ingaruka. Kukugiraho ingaruka ushaka kunyitwara mu mwikomo ukandakarira, ariko nta mutima mubi. Niyo mpamvu mbigusabye ngo please ndakwingize mu cyubahiro nkugomba wo bikora ibi bintu bihagarike. Nutabihagarika YouTube channel yawe bazayifunga, kandi nibayifunga ntabwo cyo bizamarira, ntibizanyungura. Wowe gerageza niba wumvise hari icyo ukeneye kumenya kuri iyi, nyandikira inbox kuri Instagram umbwire ngo wambwiye inkuru iyi. Ntabwo nzanga kuyikubwira, nzayikubwira rwose. Uzambaze nzabikubwira kugira ngo nawe ugende uri coding wa uploading. Nifuza ko twese twatera imbere, nabikubwira ntacyo byaba bitwaye rwose. Ntabwo information, nta mutima mubi. Niyo mpamvu rero abo muzabona bakora ibyo byose ni bwa buvugizi navuze, muzabamagane mubabwire muti YouTube channel yacu yitwa Munda y'Isi TV, iriho na televiziyo, iriho igishushanyo cya TV kandi ifite abasubscribe bangana gutya 28,000. Ubwo bimibare izagenda izamuka. Ikindi ifite video zigera kuri 11, iyi ni ya 12 tugiye ku uploadinga. Ubwo n'ubuvugizi uzaba dukoreye kandi bwiza nk'umunyamuryango wa Munda y'Isi TV. Akanyuma gashami kanyuma, abanyamakuru benshi batandukanye bo ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi, inkuru zacu barazikoresha nta nicyo bitwaye, nkuko natwe dushaka kuba twakoresha izabo. Ariko dukeneye ko inkuru izajya ivugirwa hano. Muzajye mubabwira ngo mukotinge inkuru aho mwayikuye, mukotinge ikinyamakuru bita Munda y'Isi TV cyangwa se Mucyo Anta. Bizadufasha kubera ko niba wabyanditse muri comment cyangwa hano runaka, bizafasha kubera ko icyo gihe umuntu azahita amenya ngo hari TV Mucyo Anta arimo arakoreraho nshya yitwa gutya na gutya. Ubwo n'ubuvugizi tubasabye nk'abanyamuryango bacu ngo mubikore kandi murashoboye. Mbonereho gushimira byimazeyo umunyamakuru bita Rugaju Rigani, ni umunyamakuru wa RBA. Ndamushimira cyane byimazeyo, ni umuvandimwe, ni umunyamakuru mwiza mu Rwanda, umwe mu banyamakuru beza cyane basesengura, umwe mu banyamakuru nifuriza iterambere kimwe n'abandi batandukanye rwose babikora. Yakoze ikiganiro nk'uyu munsi kuri Rugaju Talk Sport kuri YouTube channel yiwe, harakotinga kandi numva ni ibintu byiza, numva ndabikunze. So ndamushimiye byimazeyo. Nanjye umunsi rwose nabonye inkuru ku kinyamakuru runaka, mbona iyo nkuru ushaka gukora, nzajya nza ngikotinga rwose ari inkuru yizewe. Ariko hari igihe umuntu ashaka kuvuga inkuru itizewe, nge nkajya gushaka indi, nkaza mvuga indi version yanjye, ariko singe muri ruhande rwo kuvuga ngo nje gukasa ibya wa wundi. Oya, si wo murongo. Umurongo wacu ni ukuvuga ibyubaka kandi byiza, bitagamije gusenya uwo ari we wese cyangwa bitagamije kubangamira uwo ari we wese. Niyo mpamvu mbabwiye ngo nge ndi mushya, n'ibyo tugomba gukora bigomba kuba ari bishya. Ibyahise tubishyire ku
ku ruhande. Murakoze cyane, iyo ni intro nari ntanze kugira ngo abantu babanze bamenye aka kantu. Uyu munsi rero tugiye kuganira inkuru zikurikira. Inkuru tugiye kuganira ni inkuru zigera kuri enye, ariko izi nkuru enye tugiye kuganiramo turaza kuzidetaya mu buryo bukurikira. Inkuru ya mbere turaza kuganira kuri ekipe bita Azamu yo mu gihugu cya Tanzania. Ni ekipe y'umugabo bita Bakhresa nyiri Azamu, ni nawe nyiri Ruganda, ni nawe mukire wa mbere mu gihugu cya Tanzania. Ngiye kubabwira amakuru ari muri ekipe ya Azamu atari meza, afitanye isano na transferi. Hanyuma turava mu gihugu cya Tanzania gato kuri iyo nkuru, nubwo ifite udushami dutandukanye. Turahita tugaruka twerekeze mu gihugu cya Sudani. Mu gihugu cya Sudani turajya muri Sudani y'Amajyepfo mu mujyi wa Juba, tuze kubabwira ibirimo biravugwayo. Tuve mu gihugu cya Sudani tugaruke ku butaka bw'u Rwanda, i Nyarugenge. I Nyarugenge turikoza muri ekipe ibarizwa Shyorongi Nyamukandagira mu kibuga. Tugiye kubabwira follow up twakoze ku nkuru twababwiye, ese bigeze he? Turaza kuhava duhita twikoza mu Nzove, tubabwire ese mu Nzove bihagaze gute muri ekipe bita Rayon Sport. Nizo nkuru enye tugiye kugaruka ku munsi w'ejo. Tuzagaruka ku zindi ndetse no mu yandi maklebe atandukanye. Nihuta cyane sindibuze gutinda. Ndahera ku muhungu ufite amamoko mu gihugu cya Zanzibar, ariko akaba ari umukinnyi w'ikindi ikipe y'igihugu ya Tanzania. Murabizi neza ko iyo ari imikino ya Sekafa, Zanzibar yitabira nk'ikirwa cya Zanzibar. Abo bakinnyi ba Feitoto, abo bakinnyi batandukanye barimo Baka myugariro wa ekipe ya Yanga ndetse n'abandi batandukanye bagakinira Zanzibar yari muri Sekafa yahuje ibihugu. Ariko noneho yari mu mikino mpuzamahanga ihuza ibihugu, qualification za CAN, qualification za Mondial, Tanzania ihuzwa na Zanzibar bagakora ekipe imwe. Uyu muhungu rero bita Faisal Salum Abdallah, bakunda gustazira Feitoto cyangwa se Feiniesta n'andi mazina atandukanye bitewe n'ubuhanga bwiwe. Ni umuhungu wavutse tariki ya 11 ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi 1998. Afite imyaka 26. Ni ibyanditse ku byangombwa. Birashoboka ko wabuze ukundi kuri, ariko ngenda kubwira ibyanditse ku byangombwa. Yavukiye aho bita Zanzibar, nibyo nababwiye. Ni umuhungu ufite 1.78 m. Ni umusore ukina muri mediane asatira, ariko mbere yakinaga nka mediateur ushaka gukina box to box muri Yanga. Ariko none ageze muri Azamu ahita aba patro, kubera ko ikipe bita Azamu yahise ifata uwo bita James Yakaminko umunyagana, bahita bafatana Adolphe Mutansigwa bagakina inyuma y'umuntu bita Feitoto. Feitoto bakamuha free roll yo gukinira imbere yabo, akaba ari we donc uba usavinga imbere, akaba yanatsinda iyo karita arayifite kuko atsinda ibitego byinshi. Ibyo no muri equipe nationale y'igihugu cya Tanzania niko akinishwa n'ubundi. So uyu muhungu rero bita Feitoto ni umwe mu bakinnyi b'abastari cyane. Yanyuze mu makipe nka GQ, ni nayo equipe yatangiremo, ni equipe y'iwabo muri Zanzibar 2016 kugera 2018. Ayivamo 2018 2022, ubwo iyo sezo yakinye muri equipe bita Yanga, yatsinda ibitego bigera kuri 32. Ayivamo 2023 ajya muri Azamu, amaze gutsindira ibitego birenga 24. Uyu muhungu bita Faisal Salum Feitoto, impamvu nari ngarutse kuri utudedaya no kugira ngo abantu babimenye. Umwaka wa 2022 urimo kurangira, twinjira muri 2023, Feitoto yagiranye ikibazo na Yanga giteye gutya. Yanga yafashe Feitoto imaze kumugura, imusinyisha imyaka 3 avuye muri JKU. Nyuma yo gusinya imyaka 3 yari yasinye umushahara w'ibihumbi 900 by'amanyarwanda, ni 900 by'amanyarwanda. Hanyuma ubwo ugiye kubibara ni nk'igihumbi na magana ngahe, ni 2000 hafi by'amashiringi, ni 2000 hafi by'amashiringi niba nibutse neza. Yego, ni 2000 hafi by'amashiringi birenga. Feitoto niyo mushahara yahembwaga. Feitoto muri kontra ye hakaba hari handitsemo clause ko ikipe yose izifuza kumuvana muri ekipe ya Yanga igomba kuzatanga 100,000 by'amashiringi. Ni hafi
ibihumbi ni hafi miliyoni 50-60 gutyo z'amanyarwanda, kuko amafaranga y'u Rwanda akubiye aya Tanzania inshuro ebyiri. Hanyuma uyu muhungu bita Feitoto Salum, igihe cyarageze muri ekipe ya Yanga hinjiramo umunyaburkina Faso bita Aziz Ki, wari uvuye muri Cote d'Ivoire muri ekipe bita Seki Mimoza, baramuzana. Ahageze akajya arishwa benshi na Feitoto. Feitoto akajya mu kibuga, Aziz Ki akajya kuri bane touche, umunyaburkina Faso. Kandi Aziz Ki agahembwa amafaranga menshi kurusha Feitoto, akamukuba inshuro nk'enye cyangwa 5. Feitoto biramubabaza. Ahamagara ubuyobozi bwa Yanga, arababwira ngo ndifuza ko munyongera umushahara, kubera ko mbanza mu kibuga ariko umunyamahanga ubanzamo arya benshi, why not mutanyongera umushahara? Baramuseka baramubwira bati kontra yawe itandukanye n'iyundi, buri wese afite uburyo bwo kunegosiya kontra, niyo mpamvu ibyo wifuza bidashoboka kuri wowe. Feitoto aragumuka, amaze kugumuka imyitozo akayisiba, atangira kugira amadezodere mu buryo saga bayindende cyane. Feitoto nyuma yo kugira saga iremereye, byabaye ngombwa ko batangira kumwicaza, ndetse ubwe nawe akabishaka, akavuga ngo uwo munyamahanga mwaguze menshi najye mu kibuga. Feitoto birangira yagiye kuri bande touche. Yanga ishaka kumukasa kugira ngo imwereke ko imurusha izina. Feitoto ageze haragumuka n'ikibuga aracyanga, n'umupira arawanga, umubera mubi cyane. Ni saga ndende, ndashaka kugera aho nshaka kugera. Byabaye ngombwa ko Azamu yagiye ivugana na Yanga, irababwira ngo niba uyu muhungu mubona mutazamukoresha, kuki mutamuduha? Ko tuzi clause ivuga ko kumuvana muri Yanga bisaba kwishyura ibihumbi 100 by'amashiringi. Twe turifuza kubyishyura, kubera iki mutabitwemerera? Umuntu bita Feitoto arababwira toke, mumbabarire niba mudashaka ko dukomeza kugira ibibazo namwe Yanga, mwemera amafaranga y'Azamu, ndashaka gukora move nkajya muri Azamu. Kumba Azamu yari yamaze guca ruhinga, amaze kumwemerera umurengera. Azamu yari yamwemereye iki? Azamu yari yamwemereye inzu yo kubamo, Azamu imugurira imodoka, Azamu imuvanira umuryango we aho yari utuye, irawimura. Azamu imwemerera kuzajya imuhemba amafaranga uyabaze mu madolari ni ibihumbi bigera kuri 6, kugera kuri 6 by'amadolari. Azamu yemera no kwishyura kontra yiwe. Feitoto araceceka ryumaho, akomeza kwigumura muri Yanga. Buke Yanga iramuhima rwose, ikomeza kumwihorera namujugunya. Byaje kugera ku rwego kese y'umuntu bita Feitoto igera ku mukuru w'igihugu, perezida w'igihugu cya Tanzania Samia. Uyu mumama niwe wafashe icyemezo, aravuga ngo mwebwe mujejwe umupira w'amaguru ba Loris Karia, muyoboye TFF ndetse n'abandi batandukanye ba Yanga, mukemura ikibazo cy'umuntu bita Feitoto kubera ko turamukeneye. Murabizi ko ijambo ry'umuyobozi w'igihugu iyo arivuze ni nk'itegeko, nubwo yavuga asaba, nubwo yahumeka, ni nk'itegeko rihita rishyirwa mu bikorwa. Yanga yahise ijya mu bitabo n'ikipe bita Azamu, bareba ibikubiye muri kontra byose. Yanga Azamu ihita ibyishyura mu masegonda, yarasigaje umwaka umwe ihita ibyishyura. Umuntu bita Feitoto ahita joining ikipe bita Azamu, arayisinyira. Nyuma kuyisinyira rero, Feitoto ye kontra yiwe irarangira muri 2025, asigaje umwaka umwe wonyine muri ekipe bita Azamu. Azamu ejo bundi yagerageje kumwegera, n'amakuru nkura mu gihugu cya Tanzania. Ayayo n'amakuru nkura mu gihugu cya Tanzania, ndetse nabajije na CEO wa ekipe ya Azamu Property, arabinyemera rwose, ambwira ko bari mu biganiro ariko bitarakunda. Bagana n'umuntu bita Feitoto. Feitoto arababwira ngo ndacyarimo kubitekerezaho. Ayo nshaka kubaha rero nayahe akomeye, kugira ngo mwumve uburyo bana batipe muri Tanzania bafite amadira akomeye. Feitoto yateje ikibazo gikomeye ikipe bita Azamu, kubera ko ikipe bita Simba Sport Club irashaka Feitoto ku bubi n'ubwiza. Irimo iratanga amafaranga y'umurengera, irimo iratanga ibintu byose bibaho. Feitoto nawe ubwe arakubwira ngo umutima we ntabwo ukiri muri Azamu. Kubera iki? Azamu ntimufasha gutwara igikombe cya shampiyona, nimufasha gutwara icyo cyose gicaracara hariya, ndetse n'izina rye rikomeza kujya hasi. Akakubwira ngo arifuza kongera gusubira muri timu ikomeye kandi ishobora kumufasha kongera kuboostinga. Iyo nta yindi ni Yanga, kuyisubiramo ntibishoboka, biragoye. Ni Simba niyisige n'ifite umufana.
iyo ni iya mbere ishaka umuntu bita Feitoto. Ibiganiro bikaba binageze kure cyane. Amakuru mvana mu gihugu cya Tanzania nuko umutoza utoza Simba w'umunya South Africa Davis Fedrus yakubwira ngo we arashaka umuntu bita Faisal muri squad y'umwaka utaha. Simba rero ahantu ngo binoroheye namenye muri Tanzania bagira ibintu byabo buriya Bakhresa nyiri iyi company nababwiye ngo numukire wa mbere, niwe mukire wa mbere mu gihugu cya Tanzania buriya. Uwa kabiri akaza arimo ndetse n'abandi muri top 10 y'abakire bakize. Uyu mugabo numufana we n'abana be n'abafana ba equipe ya Simba cyane, we kundu wa Msimbazi. Barakubwira ngo ikipe bita Simba amafaranga yose izatereka muri Azamu bizashoboka cyane kubera ko buriya Azamu izirana na Yanga, ahubwo Azamu buriya ikaba ari inshuti n'ikipe bita Simba kubera babaherwe bayo. Bakakubwira ko nubwo Bahiresa ashaje atagifite imbaraga zo kubijyamo, ngo ariko abahungu be nabo cyane bakunda ikipe bita Simba. Amakuru akaba linkinga mu gihugu cya Tanzania ajyana uwo bita Feitoto umwaka utaha muri ikipe bita Simba. Ibaze Simba izaba ifite Fernandez Mavambo, ikaba ifite Chaze Ahoua, ikaba ifite Feitoto, ikaba ifite ba Joshua Bundo Mutare n'abandi. Simba yangiye yagarutse. Wekundu wa Msimbazi yongeye kuba Wekundu wa Msimbazi kabisa yagarutse. So, uyu muhungu rero arimo aravuga muri iyo kipe. Indi kipe ivugamo Feitoto imushaka cyane ni ikipe bita Orlando Pirates yo muri South Africa. Nyuma ya ekipe ya Mamelodi, nyuma ya Kaizer zagerageje biranga, ikipe bita Orlando Pirates ya depoje dokima mu biganza by'umuntu bita Feitoto n'abamuhagarariye, barimo baramuganiriza kugira ngo barebe ko byakunda ko yajya South Africa. Iyo ni offer ya kabiri. Offer ya gatatu ikomeye ni nawe nge mprefera, ariko abatanzania bashaka kuba batinya kujyayo. Umutoza w'umunya South Africa muto cyane, afite imyaka 37, ni umutoza bita Rurani Mulungisimo Kwena. Ni umutoza wavukiye aho bita Johannesburg, afite imyaka 37, aracyari muto ndamuruta. Bibaze ko muruta uyu mutoza. Ni umutoza watoje amakipe atandukanye arimo Mamelodi, atoza Orlando Pirates, atoza Chippa United. Ubu tuvugana ari muri ekipe bita Wydad Casablanca yo muri Maroc. Uyu mutoza yabwiye ubuyobozi bwa ekipe ya Wydad Casablanca, arababwira ngo aya n'amakuru mvana mu gihugu cya Tanzania, arababwira ngo nta wundi mukinnyi nifuza muri ekipe yanjye umwaka utaha, ni umuhungu bita Faisal Salum Feitoto. Binabaye byiza muri uku kwa mbere mwavugana nabo. Amakuru ahari yizewe nuko muri Maroc abantu bagomba kuva mu gihugu cya Maroc bakajya kunegosiya kontra y'umuntu bita Feitoto nibishoboka. Bivuze ngo isaha n'isaha Feitoto ashaka gukora move akava muri ekipe bita Azamu. Gusa gushaka ni kimwe, n'uburenganzira bwo kugira ngo abe yakora move biri mu bwanza by'ikipe bita Azamu. Iyo ni inkuru y'umusore bita Faisal Salum Feitoto. Ku munsi w'ejo nzagaruka ku zindi nkuru zo zitandukanye z'abakinnyi batandukanye. Ni nyinshi mafite zo muri Tanzania, ariko ndeba ya mazina avugwa kandi akomeye. Niyo mpamvu mwamubonye kuri thumbnail y'iki ikiganiro cyacu. So mvuye kuwo bita Salum Feitoto nihuse cyane. Munyemerere njye mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Haba Sudani y'Amajyepfo hakaba na Sudani. Nta Sudani y'Amajyaruguru ibaho, ni Sudani isanzwe iriya dusanzwe tuzi, irimo amakipe nka za Al Hilal Omdurman, za El Merreikh n'andi makipe atandukanye. Hakaba na Sudani y'Amajyepfo, nubwo buryo igihugu cyabo bakigabanyijemo. Hanyuma Sudani y'Amajyepfo ni igihugu kirimo kugenda kiyubaka, kiri mu nzira y'amajyambere, gifite amafaranga ariko kikaba kidafite iterambere ryihuse. Donc barimo baragenda boro boro, umupira wabo uri hasi, ibikorwa remezo biri hasi n'ibindi bitandukanye. Unabajije abanyarwanda bageze n'abakorera babikubwira. Niyo mpamvu iki gihugu ku kijyanye n'umupira w'amaguru bakubwira ko bakeneye kwiyubaka mu buryo bwihuse. Barimo barashora amafaranga menshi kubera ko bayafite, bafite igitoro, bafite ibintu byinshi cyane bibinjiriza. Barimo baratanga icyo bita ubwatsi, bakakubwira ngo igishoboka cyose turaza kugitwara, turaza kugikora kugira ngo dutware abakinnyi beza bari mu bihugu bitandukanye. Barimo barifuza abakinnyi batandukanye. Umukinnyi wa mbere twabatangarije wifujwe wabarizwaga muri shampiyona y'u Rwanda, ni umukinnyi tumaze iminsi igera kuri 6 twaratangaje, yitwa Yawanenji. Ndaje mugarukeho, ndimo ndareba igihe twamutangarije rwose, nanabyanditse no kuri social media. Twamutangaje hashize iminsi 6 tumutangaje, hashize iminsi igera kuri 6
tumutangaje nibyo rwose. Uyu muhungu amazina ye yose gira amazina aryoshye nkunda cyane, yitwa Christian Theodori Yawanenji Maripangu. Afite imyaka 22 ku byangombwa. Yavukiye aho bita Bangui, ni umunya Centrafrica, ni umusore ukina nka nimero 10, ni umusore ushobora kunyura ku mawinga iburyo ndetse n'ibumoso, donc ni polivara. Ni umwe mu bakinnyi bazi gutsinda, azi guscoringa, azi kwasistinga. Ni umukinnyi donc wujuje ibisabwa mu gice cy'imbere. Muri secteur defensif ntacyo yakumarira, ariko muri offensif Maripangu ni umwe mu bakinnyi beza bari mu karere ka East Africa. Ntabwo ari umukinnyi wa mbere hoya, ari mu beza, by'umwihariko muri shampiyona y'u Rwanda ari mu bakinnyi beza twari dufite bakina basatira. Uyu muhungu rero twababwiye ko nubwo arimo aravugwa mu makipe atandukanye, ariko ikipe twe twabakonfirmye tubabwira ko agomba kuzajyamo ni ikipe bita Jamus yo muri Sudani y'Amajyepfo itozwa na Kasambungu Andre. Ni ikipe nka saison, ni ikipe imaze gutwara ibikombe byinshi bitandukanye. Nk'ubu ikipe yitwa Gomis Guide Jamus FC, saison ya 2 ejo bundi 2024-2025 ejo bundi rwose batwaye igikombe cya Super Coupe yo mu Sudani y'Amajyepfo bari kumwe na Kasa rwose amaze gutwarana n'ibikombe bigera kuri 3 kuva yahagera. Ni ikipe ubona ko iyoboye. Iyi kipe yaje kujya mu biganiro n'umuntu bita Maripangu Yawanenji, barumvikana nubwo Rayon Sport arimo kugerageza kurwana kugira ngo irebe ko yamugumana. Birangira ikipe uwo bita Maripangu ku munsi w'ejo hashize nibwo Maripangu yasinye kontra y'umwaka umwe. Aya ni amakuru nkesha Yawanenji, twivuganiye rwose ndabifite kuri telefone yanjye. Yambwiye ngo nasinye umwaka umwe. Yasinye umwaka umwe ibihumbi 35 bikubiyemo salary ndetse na signing fee. Nuvuga ngo bo bari imishahara y'ibihumbi 35, noneho bagahitamo uburyo bagenda bayamuhamo, ariko noneho bakamuha avance agomba kuhabwa ibihumbi 10, agomba guhabwa ibihumbi 20, bakamusigaramo 15 bazagenda bamugabanyamo imishahara. So Yawanenji Theodori Christian ibaye inkuru ya gatandatu dukonfirmye kuri YouTube channel ya Mundayisi TV. Narabibabwiye, inkuru ya mbere twakonfirmye ni ya Lage gutandukana na ekipe ye, inkuru ya kabiri ni ya Gitego Arthur gutandukana na ekipe ye, inkuru ya gatatu ni ya Nshuti Savio Dominique guhagarika umupira, inkuru ya kane ni ya Mugenzi Bienvene, inkuru ya gatanu ni ya DM wa Kiyovu nawe gutereka umupira akadoma akagenda mu buryo bw'ibanga acitse Kiyovu. Inkuru ya gatandatu dukonfirmye yacu, niyo mpamvu yango abo muzajya mujyumvanamo byima babwira babikoting, ni inkuru y'umugabo bita Yawanenji Theodori Christian. Ni inkuru ya gatandatu dukonfirmye kuva twatangira mu minsi 11. Uyu ni wa 12 tumaze gukonfirma inkuru 6 zindi ziracyari mu biganiro, nazo tuzaza tubakonfirma. Yawanenji bidasubirwa no mukinyi wa ekipe ya Jamus. Iyo ni inkuru twatangaje, ndabashimira cyane. Sinanareka kubibabwira rwose, mbabwire ngo nuwaba afite inkuru insha ariko yukura afite n'ibimenyetso, hari aho ntagera singera hose, byarashoboka ko wanyandikira inbox kuri Instagram ukambwira ngo mfite inkuru y'umuntu uyu n'uyu, ariko ukamba ibimenyetso, kuko iyo bimaye nanjye nkora research nkaba naza nkayitangaza. Muri ambassadeur ntacyo bitwaye rwose kuba waduha inkuru, nibinaba ngombwa rwose mu minsi iri imbere twabonye ubushobozi. Why not umuntu waduhaye inkuru se tutazajya tumuhishima? Iyo ni inkuru mvanye mu nzira tutazongera kugarukaho, dukonfirmye mwanabibonye. Yawanenji yamaze gusinya umwaka umwe muri ekipe bita Jamus FC. Munyemerere mve kuri iyo nkuru mite nihuta cyane nerekeza muri ekipe bita Nyamukandagira mu kibuga kikarasi imitoto cyangwa se kikesi imitoto. Iyi iteye mu izamu inshundura ziranyeganyega. APR bakunda ukomeje kuba ubukombe mu gutwara ibikombe ku butaka bw'u Rwanda. Iyo ni indirimbo yahimbwe n'abasirikare, ariko ikaba ari indirimbo irimwe abakunzi ba APR. Ni n'indirimbo nziza rwose, n'abayihimbye credit kubera ko ni indirimbo iririmbitse kandi wumva ifite injyana nziza. Iyi kipe bita APR rero ngiye kubabwira amakuru mutarumva ahandi mugiye kumva hano. Niyo mpamvu gana ngo tuzajya tubabwira amakuru mutumva ahandi muzajya mwumva hano. Wowe rero wifuza kuzajya umenya amakuru utasanga ahandi, niba ari bwo bwa mbere ujoininze iyi famille yacu ya Mundayisi TV, urasabwa gukanda ako kantu ubona kanditse ngo subscribe,
urahakanda tu birahagije. Cya kabiri, andika muri komenti icyifuzo, igitekerezo, inyunganizi ndetse n'icyo wifuza kubaza. Ntacyo bitwe, mwabonye ko muri komenti ndimo ndabasubiza cyane, harabo nshyiraho akantu kameze gutya, harabo nshyiraho umutima, harabo mpita nsubiza, mujya mubibona. Niba ushaka rero ko n'abandi babimenya ibyiza nawe ufite wibyihererana, kora share babwire ngo hari ahantu twafunguye televiziyo bita Munda y'Isi, ikora umunyamakuru bita Mucyo Anta wakoraga ku bitangazamakuru bitandukanye, ubu none we amakuru yose arimo arayakorera kuri YouTube channel bita Munda y'Isi TV, niho arimo arakora umunsi ku wundi. Ngiye kubabwira aya makuru mutari muzi. Ubuyobozi bwa APR nta muntu wari ubizi. Ku munsi w'ejo kuwa mbere hashize bwagiranye ikiganiro cyihariye mu buryo bw'ibanga ku biro byabo n'umuhungu bita Godwin Odibo w'umunya-Nigeria ndetse na Johnson Chidiebere Nobodo. Abo bakinnyi ko ari babiri bagiranye ikiganiro n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR, baganira ibi bikurikira. Ubuyobozi bwa APR bwabwiye aba bakinnyi burababwira ngo mu cyubahiro tubagomba, mwari abakinnyi twifuzaga kandi tunabigeraho, turabazana tubaha recruitment zanyu zose, tubaha n'imishahara yanyu yose, nta n'ideni tubarimo, ariko umusaruro murimo kuduha ni nkene ntabwo uhagije. Tubaze tukawushyira ku munzani, tuwushyize ku munzani ntabwo umunzani waba habazamo balance, ahubwo umunzani wamera hazamo ikintu bita unbalance. Donc umunzani wagaragaza ko muri hasi kandi turimo turatanga ibyamirenge. Cya kabiri, dufite course turimo turirukankana n'ikipe bita Rayon Sport ndetse n'andi makipe, yewe turifuza kugerera kure hashoboka, turifuza kongeramo izindi rema. Birashoboka ko mwatwemerera tukabaha amafaranga make tugatandukana namwe. Chidiebere n'umuntu bita Godwin Odibo, nabo babiri nta bandi, nabo babiri babonanye n'ubuyobozi bwa APR ku munsi w'ejo kuwa mbere. Nibwo nari ndimo decoding ikiganiro mpita ntangira gukurikirana iyi nkuru na uploading akira, ariko nari mbizi ko iyi nkuru tugomba kuyitangaza turi abambere, nta wundi uyizi. Mu biganiro byaganiriwe APR barayibwira ngo murifuza ko twabigenza gute, twabikoraho iki. N'abasore babiri b'abanya-Nigeria. APR irababwira ngo turabaha amezi 6 y'umushahara wanyu dutandukane. Aba bahungu baravuga bati reka ntibishoboka, twe dufite contrat deza mu myaka 2 yacu, mugomba kutwishyura imbumbe yose uko ingana. Mubare salary imyaka 2 muyishyire ku meza, twe turakora move turagenda. Niba bidashoboka twebwe turaguma hano. APR igeraho ibitekerezo aravuga ati ntibishoboka, mugerageze mugabanye. Ubuyobozi buri inginga bageze barabwiye batoke basi mutwemerere tubaha amezi 8, mutubabarire tubaha amezi 8 please, mutubabarire. Baratakamba. Mukinyi umunyamanga bisaba gutakamba, ntabwo ari ugusunika nagwa mwirukana oya. Baravuga bati mutubabarire turabinginze please, nimwemere tubahe amezi 8, hanyuma twanabahe recruitment, ntacyo muzaba muhombye, mujye n'ahandi mwishakire ibirayi n'ubufu, mwana bona signing n'ahandi. Baramubwira bati no, bazunguza imitwe, bose bazunguzaga imitwe ku meza bati no, twari dufite kamera yacu y'imirakurura, ni no mpamvu mbona ndi gukoresha ubu buryo ndimo ndagira gutya n'ibindi. Ubuyobozi baringinze, kamera yacu yari hari, recorder yari iri hano, yakurikiranaga buri kimwe cyose. Baravuga bati ntibishoboka, nyemerere nywa amazi, njye nywa amazi kubera ko iri umuntu umwe, yari ukuntu nyine ubukeneye kongeramo agatege mu muhogo. Icyabaye nuko ubuyobozi bwa APR bwababwiye buti rero mutubabarire mwongere mu bitekerezeho, turanabibasabye nibiba ngombwa n'imyitozo muyihagarike rwose, tubanze turangize negotiation namwe. Ndagira ngo mbabwire aya makuru mutari muzi, nibyo nababwiye ngo ntimwari muyazi, ni Munda y'Isi nta handi wayakura. Ku munsi w'ejo kuwa mbere hashize, Johnson Chidiebere Nobodo na Odibo Godwin ntibakoze imyitozo, ntibigeze bagaragara ikironge, bari muri izo negotiation baningingwa. Nyuma yo kutabyemera APR ikomeza kubapushinga. Uyu munsi APR yakoze imyitozo mu gitondo, mubaze abari bari ikironge. Hari ubwo ndi ikironge se?
hari ubwo ndi i Kigali siniberera Irongwe. Johnson Chidebere n'umuntu bita Godwin Odibo ntibigeze bakandagira mu myitozo ya APR. Kubera iki? APR iracyarimo gupushinga ibinginga ngo bagabanye bafata amezi 8 ariko abahungu banze. Icyo nimo ndabona birashoboka ko APR ishobora no kwemereka abahu umwaka umwe, ariko sinzi ko bari bubyemere kuko abahungu barakuze. Abahungu barakuze. Mbonereho no gusaba ababazanye mufashe ikipe bita APR aba bahungu ko ari babiri babyumve babyemere. Si ngombwa kumentioninga amazina, nagiye mbigaruka kuri Instagram, ntago nongere nshaka kongera kugaruka ku mazina y'abantu bagiye babazana, ya si byiza. Ariko mu cyubahiro tubagomba kubw'inyungu za APR, kubw'inyungu z'umupira, muganire n'aba bahungu mubabwire badoze kontra, ntacyo APR itabahaye, ntacyo APR itakoze, bagabanye batandukane na APR. Nibitabibiyo iyi nkuru ngiye kubabwira nta handi wayikura ni mu Ndayisi TV. Ndacyakomeza babwira uduce tudasanzwe. APR yafashe gahunda yuko kuwa gatanu izakora inama ubuyobozi, bazongera bakora inama ku giti cyabo. Bazahitamo ibintu bibiri n'ibintu bitatu. 1, bazahitamo aba bahungu kubishyura kontra yabo imyaka 2 babari leasing. Cyo ni kimwe mbona kigoye kidashoboka. Icya kabiri, bazahitamo kuba aba bahungu babagumana bakajya babahembwa ariko baraho byanagera sezirange rwose bagakuramo na lisansi yabo ntibabibwire nka bya bindi bakoze uwo bita apamu nababwiye. Icyo nacyo kikajya ku Rwanda. Icya gatatu, mbona muri kontra z'abakinnyi ba APR zose handitsemo clause ivuga ngo mu gihe tutashima umusaruro wawe twemerewe kuba twagutiza muri ekipi yari yose ariko tugakomeza kuguha ibyo tukugomba. Mu yandi magambo, nibyanga ibyo byose bashaka kuberekeza muri ekipi ya Marine ariko bagakomeza kubahemba bya bihumbi bahembwa byinshi n'ubundi. Ngiyo inkuru ikipe bita Nyamukandagira mu kibuga. Nukuvuga ngo abahungu APR namenye ko umutoza yatanze ikiruhuko, ejo ntibazakora imyitozo, ejo yego ntibazakora imyitozo kuwa gatatu, ndetse no kuwa kane APR ntizakora imyitozo, izagaruka mu myitozo kuwa gatanu. Kuwa gatanu rero birashoboka ko abahungu baba bamaze gufatirwa icyemezo n'ubuyobozi. Ibyo byose muzabimenyera hano mu Ndayisi TV. Inama izaba ryari? Izaba saa 9. Saa 9 nibwo izaba ku biro bya APR, izahuza ubuyobozi bwa APR baganira kuri kese y'aba bahungu babiri. Nabo bonyine umutozo wa APR yatashakaga. Soza kuri APR ubwo nyivuye iyo nkuru, niyo mpamvu tuzagenda tubaha inkuru mutaha sanga handi kandi tubaha follow up aho bigeze dukurikirana. Niyo mpamvu kuri APR iyindi nkuru ya nyuma, kuwa gatanu nibwo bazakora inama bakanadesida abakinnyi bazinjiramo. Ese ni bande? Amakuru namenye mvana kuri hafi y'ubuyobozi bwa APR nuko umukinnyi urimo urashakwa umwe kugera kuri segonda n'umwata ugomba gusimbura Mbawoma, ariko Mbawoma ntibamwirukane. Oya, Mbawoma ari muri Nigeria, yagiye kwivuza ino nyama ya hano kwitako donc yaromotse, yagize ikibazo ku buryo Mbawoma ashaka kuzagaruka muri APR mu kwezi kwa kabiri nibwo yagaruka gukina. APR irashaka undi mustrike ariko ntibaratangira. Kuwa gatanu nibwo bazadesida bakavuga ngo amafaranga tugomba gusaba muri ministeri y'ingabo naya, hanyuma tuzashaka umwata kuri muri range niyi, akazi ko gushaka uyu mukinnyi tuzagaha abanaba. Icyo gihe tuzaba tubikurikirana. Nizere ko murimo murabona ko dufite amakuru ya mbere. Ni hano n'ubundi tuzabibatangariza nta gihindutse. Imana nikomeza kubidufashamo tuzajya tuba mbere ku makuru ya APR. Iyi APR nyiteretseho akadomo, ndapfundikiye. Ubwo ibindi namwe mbasaba ni subscribe, share na comment mukoreza mu yandi magroupe. Twerekeze muri ekipe bita Rayon Sport Murera, isaro ry'Inyanza, ari naryo dusorezamo. Ni gikundiro cy'abareyo nandi mazina bayitazira. Ikaba ifite imwe mu ndirimbo nziza cyane ku rwego rukomeye yitwa Mbabarira. Ni imwe mu ndirimbo ikomeye. Abareyo bakabazwiho icyo bita umurindi, gukubita amashyi yawo. Abareyo bakabazwiho kurimba uturimbo dutandukanye twiza cyane n'ibindi bitandukanye. Iyi kipe iravugamo byinshi bitandukanye, ariko ntihagire ubayobya. Mugume mu murongo wa ekipe. Ikipe imeze neza, irimo iratsinda. Ibibazo ifite ni nk'iby'undi yagira, birimo biritabwaho, birimo birakemurwa.
birimo birashakirwa ibisubizo, nibyo ngiye kugarukaho. Ndabaha urugero, buriya mu Rwanda bajya bavuga ngo hari igihe amakipe amara igihe adahembwa. Si byiza, nta n'ubishima, turifuza ku rwego rwo kuba amakipe yazajya ahembwa. Ariko ndagira ngo mbabwire inkuru uzagarukaho ku munsi w'ejo mu gihugu cya Tanzania. Bakurikirana inkuru y'umuntu Kongomani bita Jean Bareke, n'intizanyo y'amazembe muri Yanga. Ushobora kwemera ko Yanga imaze amezi 2 itamuhemba, ariko irimo iramunaniza. Donc imaze amezi 2 itamuhemba. Simba hari igihe amaze amezi 3 ya Robertinho idahemba. Ni ibintu bibaho, ni ibintu bisanzwe, nta cyabaye. Rayon Sport irimo irashaka ibisubizo muri ubu buryo rero. Amakuru mvana mu nzove mu ruganda ruriya muzi benga. Ruriya ruganda muzi bengeramo ibinyobwa bitandukanye bya Skol. Inama yahuje ubuyobozi bwa Skol na makuru nkesha umwe mu ba staff ba Skol. Bafashe icyemezo kivuga ngo tugomba kuganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ni inama yari yobowe n'umuyobozi wa Skol, uwo nta wundi umuyobozi wa Skol yitwa Eric Gilson, umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Skol, Eric Gilson. Baraganira baravuga ngo nitwe baterankunga ba mbere bafite n'imigabane myinshi muri Rayon Sport. Turifuza Rayon Sport y'indashyikirwa, turifuza Rayon Sport ikomeye, turifuza Rayon Sport itwara igikombe, turifuza Rayon Sport ijya mu matsinda. Nibwo tubrandinga kuri stade, nibwo dushobora kuba twakora ibintu byinshi cyane, tukamenyekanisha ibikorwa byacu muri Afurika ndetse n'ahandi hose. Bafata icyemezo kivuga ngo tugomba kwegera ubuyobozi bwa Rayon Sport tukaganira, tukababwira ibi bikurikira. 1. Mutubwire ibibazo dufite kugira ngo tubashe kuba amafaranga. Amakuru hari no ku bibazo Rayon Sport ifite byose vuba cyane Skol igiye kuba amafaranga. Kandi ngo Skol igahera ku bibazo byitwa iby'imishahara, ku bibazo bya recruitment, bakongera andi mafaranga muri za miliyoni 53 ziri kuri konti ya Rayon Sport. Hanyuma namenye ko babwiye ubuyobozi bwa equipe ya Rayon Sport, bababwira ngo icyo ni amakuru nabavanye muri Skol muri aka kanya mukanya ngiye kuri kode. Barababwira ngo ntitwifuza kumva ko hari umukinnyi mwagurishije muri uku kwezi kwa mbere. No, mu bihagarike ibyazizi basane turimo kumva ibyo byanamungo mushyire ku ruhande. Muhagarike ibyamuhireke vurimo arashakwa n'abandi makipe atandukanye. Muhireke vibiye ejo nzabigarukaho. Nundi mukinnyi umwe muri Rayon ejo ibyabo nzabigarukaho. Skol yababwiye ngo ibyo ntitubikozwa mu bishyire ku ruhande. Mutubwire ibibazo mufite turabibafasha mu bikemuka, ariko abakinnyi turashaka kubagumana. Kubera ko turifuza gutwara ibikombe, turifuza gutwara Eida Championnat cyangwa Coupe de la Paix tugasohoka. Mukore icyo bita requisition, mutubwire amafaranga akenewe, mutubwire ibibazo mufite, turebe uburyo amafaranga twabafasha tugafatikanya, tugahuza imbaraga tugashaka ibisubizo. Mu yane magambo, inkuru mbazaniye none ahangaha, nubwo abakinnyi ba Rayon Sport bari kwifuzwa, nta mukinnyi wa Rayon n'umwe utarimo kwifuza. Mfite ama invitation y'abakinnyi bari nk'umunani, mbabwiza ukuri kuva nakwinjira muri bino binono bya scouting. Mfite transfer abakinnyi bari nk'umunani, mfite invitation bande, reka ndeke ko bavuga kuko ndi bavuga babandi babamamye bahita babifata bakabitwara. Tuzajya tubivugira hano iwacu, ejo nzababwira abandi. Ndazifite barimo kwifuzwa n'amakipe atandukanye, ariko kubifuza ni kimwe. Rayon Sport ni ifata icyemezo ikavuga ngo tubihaye d'accord cyane tubihaye d'accord. Muri make amakuru nzaniye abakunze ba equipe ya Skol ya Rayon Sport uruganda umunyamigabane mukuru bita Skol yababwiye ngo mubihagarike ibyo bintu, mushyire akadobo aba bakinnyi icyo bifuza ndetse n'ibindi bitandukanye, mubitubwire duhuze imbaraga, ariko abakinnyi turifuza ko intumbero bakomeza gukina, kubera ko turifuza ko mwaka Rayon Sport igomba kurira indege. Muri make abafana bari mutereke umutima mu gitereko, birashoboka cyane ko nta mukinnyi uri bukore move kereka haje amafaranga y'umurengera atabaho. Haje amafaranga atabaho, ya mafaranga na Skol ishaka ikavuga sava. Ariko umwe mu bantu muri Skol yambwiye ngo ibi byo kuvuga ngo 60-70 by'idolari 80 utwo ntidushaka kubyumva. Kereka uje utubwira ngo uratanga 300-400 by'amadolari, ariko atari ayo mafaranga shyira pembeni. Ayo yari amakuru yo mu nda y'isi. Nge ni Mucyo Antoine, umukozi wanyu. YouTube channel yanyu yitwa Mu Nda y'Isi TV. Ikiganiro cyari Mu Nda y'Isi Sport. Ndabashimiye cyane, tuzasubira ku munsi w'ejo n'ubundi ku mugoroba na uploadinga
ikindi kiganiro nongeye kubibasaba ngo mukore icyo bita subscribe batarabikora, n'ababikoze mukore share, mupostinge kuri social media zanyu ku mastati n'andi hatandukanye, muvuge muti iyi TV muze tuyishyigikire kubera ko iduha amakuru utasanga ahandi. Murakoze cyane, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Mugire umugoroba mwiza.